Ibi ni ibintu twese tutahakana k'imyitwarire yabo dukomokaho rimwe n'imwe dukurikirana. Ugasanga imyitwarire ya mama wawe, papa wawe cyangwa se undi muntu mufitanye isano runaka iragukurikirana. Ibi ni kimwe no ku bwoko bw'amaraso. Ubwoko bw'amaraso tuzi ni A, B, AB na O. Ubu bwoko bwose bugiye butandukanye, buri bwoko bugira imyitwarire ikurikirana buri wese bitewe n'ubwoko bwe. Uyu munsi mu gice cya mbere tugiye kurebera hamwe imyitwarire y'abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O. Bimwe mu byamamare bifite ubwoko bw'amaraso bwa O twavuga nk'uwitwa Queen Elizabeth wa kabiri, umwamikazi w'Ubwongereza, n'abandi bagiye batandukanye nka Paul Newman n'abandi bagiye batandukanye, bose bafite ubwoko bw'amaraso bwa O. Ku isi abarenga 38% bafite ubwoko bw'amaraso bwa O positive, naho 6% bikaba bifite O negative. Bivuze ngo byose hamwe iyo ubiteranyije bigwa 44%. Ni ukuvuga ko abantu benshi kuri ino si yacu n'abafite ubwoko bw'amaraso bwa O. Ubwoko bw'amaraso bwa O niba ubufite, ibi nibyo bikuranga. Ugira icyizere cyangwa se wigiriye icyizere cyo hejuru, kandi ukaba uri wa muntu ukunda gukora ibintu byose wishyizemo umuhate wowe ubwawe. Iyo ufite ubwoko bw'amaraso bwa O, uba uri wa muntu utera ishema buri uwo ari we wese, cyangwa se uwo mubana, cyangwa se uwo muri kumwe, inshuti zawe se, ababyeyi bawe se, n'abandi bagiye batandukanye. Nanone kandi abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O usanga ari ba bantu bizirika ku kintu bashaka, bakizirikaho cyane kugeza bakigezeho. Nanone kandi abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O usanga ari abantu basabana cyane, ari sociable muri societe babamo, bakunze kuba bisanzura kuri bagenzi babo. Ibi bigatuma uku kwisanzura kwabo bagira inshuti nyinshi cyane. Nanone kandi abantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O usanga ari abantu bagira intege nyinshi, cyangwa se bagira ingufu, bakunda gukora ibintu byose babishyizemo imbaraga zabo, cyane cyane ko baba bafite n'ingufu nyinshi. Ikindi kandi ni abantu badatwarwa n'amarangamutima, kora bagendeye ku byo babona, babishyizemo ubwenge bwabo akenshi. Nubwo ariko ibi bitavuze ko batagira amarangamutima, bakunze kugira amarangamutima menshi, bakanayagaragaza inyuma, bakayabwira bagenzi babo. Ariko ntago iyo bagiye gufata umwanzuro cyangwa se kugira icyo bagenderaho bakora ikintu, ntibagendera ku marangamutima yabo cyane. Aba bantu kandi usanga ari abantu beza, bitonda kandi batekereza kure, bareba kure kandi bagashishoza kuri buri kintu cyose babonye. Ikindi twavuga nka kimwe mu bibaranga bibi, aba bantu kandi bakunze no kurangwa no kwigaragaza mu bantu ngo bababone, babashime, babarate, babumve neza cyangwa se bavuge neza. Aba bantu kandi nanone bajya bagira ubwoba, nubwo ari abanyantege nyinshi, bakaba batekereza cyane, ariko bakunze kugira ubwoba, bakunze gutekereza ibintu biri positive cyane, cyangwa se bakunze guca intege ibitekerezo by'abandi bantu, ibyumvo by'abandi bantu. Bakunze kubatera intege, bakandi bagashyigikira ibintu bya bagenzi babo, bagakomeza kumva ko ibintu byose atari bibi cyane, ahubwo bakabibera mu ruhande rwiza. Ikindi kiranga aba bantu bo mu bwoko bw'amaraso bwa O nuko nanone kandi ari abantu usanga bigenga. Bakunze kuba abacuruzi bakomeye kubera kwigenga bagira muri bo, cyangwa se kumva ko bakwiye kwigenga. Bakunze kandi no gufata riske cyane, bagafata imyanzuro badahubutse, ariko bagashoramo ibyabo byose kugira ngo barebe ko ari cyo bagaruza, bagashyiramo imbaraga zabo, bakabikorera cyane. Ibi bibagira abacuruzi beza n'abakozi beza mu bijyanye no gucuruza. Aba bantu kandi kimwe mu gituma bakunze kwikorera cyangwa se kuba abacuruzi ku giti cyabo, nuko badakunda gufata amategeko bakuye ku bandi bantu. Ntago bakunze guhabwa amategeko cyangwa se gutegekwa. Abantu bo mu bwoko bw'amaraso bwa O bakunze kumva badatekanye mu gihe nk'ari nk'ikintu kibariho, yumva yambaye nabi se, yumva se hari ikindi kintu cyumva kitatumye atekana muri we. Ariko aba bantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O ngo bakunze kuba banaderanja cyane, bakunze kuba bagira akantu ko kuderanja cyane cyane y'abana. Umuntu ashobora no kubakekeraho ubusazi, gusa bitari bya bindi bibi cyane, ahubwo kwa kundi umwana usanga yisanzura cyane, akina cyane, aderanja cyane. Ikindi kandi kizwi kiranga aba bantu bafite ubwoko bw'amaraso bwa O nuko usanga bafite ubuyobozi mu maraso yabo, bakunze ngo kuba abayobozi beza. Bitewe n'iki? Bitewe nuko bigirira icyizere kandi bakaba ari abantu bakora cyane, bagishyizeho n'umutima. Bakunze guhuza abantu muri groupe cyangwa se mu itsinda, bakabaha ibyo bakeneye byose. Abantu
bo mu bwoko bw'amaraso bwa O, abayapani babita indwanyi kubera ko baba bakomeye kandi babasha kwihangana, bavugisha ukuri kandi banga abantu bahisha ukuri. Iki ni kimwe mu bintu byiza. Nanone kandi ibi byabo bakunze mu kugira ishyari, rimwe na rimwe bakaba banarakara, kandi ikindi bitewe n'uko bakunda kuba abayobozi, iyo agiye muri gurupe ayobowe urumva ntabwo bigaragara neza kuri we, ntabwo bifata neza. Rimwe na rimwe kandi ngo muri bwa buyobozi bwaho ngo hari igihe birebaho bagakora cyane, ubuyobozi bakabugeraho ariko inyungu bakirebaho cyane. Nkwibutsa ko ubushakashatsi twakugejejeho ari ubw'ibitangazamakuru n'ibigo bikomeye bikora imiti n'ubushakashatsi, harimo nka Penn Medicine n'abandi bashakashatsi b'abayapani bagiye batandukanye bagiye babyigaho. Ntibishoboka ko ibi byose twavuze haruguru ushobora kuba ubyujurije icyarimwe, ariko habuzemo byinshi muri byo ufite niba ufite ubwoko bw'amaraso bwa O. Twasoza tutabwiye ko abantu b'ubwoko bw'amaraso ba O bakunze kurwara imitima cyane. Mwakoze cyane gukurikirana ikiganiro. Njye amazina yanjye yitwa Methode. Mu mwanya wa comment shyiramo ikiganiro umva twazagukoreraho ubutaha. Vuga ubwoko bwawe bw'amaraso kugira ngo tubuhereho tuzakoreye icyegeranyo ubutaha. Ese hari icyo twibagiwe muri iki cyegeranyo? Naho ubutaha. Ilmu Media.